iyi video ngiye kuba nakwereka ukuntu wakora iyo video umaje kureba aho ngaho ukoresheje telefone yawe, yaba iyo ari yo yose telefone waba ufite kuba ari smartphone. Okay, ngiye kuba nakwereka uburyo ki rero wabigenzamo kugira ngo ukoremo video. Okay, ngiwe rero ngiye kubana kwa benshi ibisanzwe. Ubwo mpaye ikaze abantu bashyashya mutarakanda subscribe, nyamuneka making sure niba warakanze subscribe kandi nawe wamaje gukanda subscribe uri umuntu w'agaciro cyane. Mbaye ikaze kuri uyu murongo wacu wa YouTube witwa Prince TV Rwanda. Okay, tugiye gutangira video yacu. Okay, biragusaba kuba ufite iyi application ya TikTok. Okay, iyi ngiyi sibyo, urayidownloadinga rero. Numara kuyidownloadinga ikageramo urakora open ibisanzwe. Okay, open, turaza gutegereza ifunguke. Okay, ngira ngo wabonye ko twagize ute twagezemo. Okay, noneho uzaza kandi hano hantu uca ugiye kwa uploadinga video ibisanzwe hano kuri aka gasaraba kamaha hasi, sibyo? Uzakora icyo bita kuhakirika gutya, sibyo? Uzahakirika. Noneho numara kuhakirika nk'ibisanzwe uzaza ukore maha hagati gucya muri iki kintu cy'umweru gutya, sibyo? Uzakoramo gakeya gutya. Okay, tayari gutya. Ubwo twarangije gusoza ibyacu, sibyo? Nurangiza gukanda kuva uyu munsi nawe urebe muri za nshuti nyinshi ufite, urebemo zimwe muhujwe no umuziki ubukura. Nurangiza uzaza kandi hano gutya uhakirike, sibyo? Numara ko hakirika rero uzaza kandi hano hari iki kintu kimeze gutya, sibyo? Hakirikeho gutya. Okay, uzaza uskororinge gutya. Uzaterwa n'ibyo ushaka wowe n'ahantu ushaka gukorera uburyo hameze, ariko ngiye iyo nakoresheje ngiye gutya ugire gutya, sibyo? Ngiye uyizanye gutya uyemezeho. Nurangiza uzayizuminga gutya igende iba nini gutya, sibyo? Igende iba nini gutya, iba nini. Nurangiza noneho yes uyigire gutya. Ubwo ako ni akantu ka mbere. Uzongera ugaruke ujye hano hiryamo gutya uhakirike. Nurangiza uzaza hano muri search, sibyo? Nurangiza searchingemo aya majambo, bizaterwa n'ibyo ushaka gukoresha, sibyo? Ndasearchingamo road, sibyo? Road. Nindangiza ndasearchinga nk'ibisanzwe ntegereze. Okay, urareba ko byajemo, sibyo? Hano hari imihanda itandukanye wakoresha aho wumva ushaka gukoresha, sibyo? Reka tumanze dukoreshe uyu nguyu nari imberetse wa mbere. Reka tumanze dukoreshe uyu nguyu. Okay, urawukirikaho tayari gutya. Nurangiza uraza ugaterekemo nk'ibisanzwe, nako urakazuminga kabe kanini gutya gutya, sibyo? Numara kukazuminga rero uraza ukamanure hano gutya nako ibisanzwe. Okay, nurangiza uragaruka hano nk'ibisanzwe. Okay, sorry kavuyemo. Uragaruka hano ndaza nkasubizemo n'ubundi nk'ibisanzwe. Kazuminge neza gutya nitoye gutya azumingemo neza nitoye. Okay, gutya tukigeze hejuru ariko nibwo byaba byiza. Okay,
nurangiza urasubira hahandi n'ubundi aho kuyu uyu muhanda uhakirike nanone gutyo, uraza itusacingamo noneho wandikemo aya magambo sibyo gutya running enter, nurangiza usacinge urebe sibyo. Okay, ngira ngo uri kureba ko hano twabagezemo abantu bari bari kwiruka. Nyamuneka utuntu kuri TikTok dufite views nyinshi turahitinze. Rero nawe niba wumva ushaka gukoresha utuntu turi gutya babikora, ndaza noneho nkoresha n'ubundi dore iyo nakoresheje ni iyi gutyo sibyo. Ndaza mpakirikeho gutya sibyo, ndayimanura gutya nitereke mu muhanda gutya nipuye sibyo. Nindangiza ndasubira hano hirya nanone gutya, meze scrolling hano hasi paka mbonye wa wundi twakoresheje, uwo nakoresheje kari n'ubundi sibyo. Ndakomeza scrolling manuka ndaza kumugeraho, meze scrolling mpaka mugezeho. Okay, komeza scrolling paka ugize ute umugezeho. Okay, turi mu nzira zo kugerayo. Okay, urakomeza scrolling, haba harimo abantu benshi bari kwiruka. Dore nguyu rero twamaje kumugeraho, dore nguyu. Okay, tureta dukirikaho nk'ibisanzwe, turaza nawe tumuzane tumutereke hano gutyo nk'ibisanzwe. Urareba ko tayari ari muri atletism, dore ngibi urareba ko tayari gutya bwose byarangije. Noneho hari utuntu bajya bandikaho ukabona turasekeje ukuntu. Uhituza iyo ushaka kwandikaho uraza ukajya hano handitse izi A ebyiri sibyo, ugakirika noneho warangiza ugahitamo style ushaka kwandikamo ibintu byawe. Narangiza uretse nandikeho karandikaho ngo ufashe dore ngibi nabyanditsemo, ukajya hano hejuru ugahitamo ibara ushaka ko biza kuba birimo. Okay, uhitamo ibara ushaka ko biza kuba bigize ute birimo. Ufashe ureba ko byagiye. Ubwo twebwe turabigira umweru, dore ngibi hano gutyo, uraza ukagatereka hano nk'ibisanzwe wipuye. Noneho washaka guhita uka-uploadinga ako kanya ugahita ujya hano gutyo kuri next, ugahita ugira ute wa-uploadinga, cyangwa se washaka kugasharinga n'abantu ugakanda hano hejuru kuri share gutyo sibyo. Noneho iyo ushatse kukadownloadinga kuri telefone yawe uraza ugakanda hano hari save with watermark, ugahita ugira uti ugasave. Ariko ibyiza nuko wagakora n'ubundi ushaka kukadownloadinga, ushaka kuka-uploadinga kuri TikTok. Ni ibyo ngibyo bihita bikunda, ni nabyo byiza cyane. Guys, rero tuzasubire mu yindi video itaha ku bantu mwabona gutu tuntu. Nizere ko aka kantu kabonye nako, nizere ko mbaho utuntu tw'ubwenge gusa kandi tugushimisha, kandi hari ikintu ubona